witegereje neza ibyabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane wahita ubihuza neza n'ibyo uri kubona uyu munsi mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo. Kuri ubu ngubu muri iki gihugu cya Congo aho mu minsi ishize hakomeje kuboneka cyangwa se kumvikana ubushyamirane hagati y'igihugu cya Congo n'umutwe witwara gisirikare wa M23, bivugwa yuko uterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda nyamara kirengana mu by'ukuri. Uyu munsi ni jenoside neza nk'iyakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Ni amagambo mu by'ukuri y'urwango n'ibikorwa byo guhiga, gucunaguza cyangwa se guhohotera, kwica abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bikomeje gukaza umurego. Nyuma y'aho M23 na FARDC byubuye imirwano byahumuye ku murari neza. Kuri ubu ngubu igihugu cya Congo kuhaba uri kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda ni urwango ndetse n'igitutsi ku baturage ba Congo. Umuyobozi wese w'igihugu cya Congo ashishikariza umuturage wese w'umukongomani cyangwa se w'umukongole kwanga umunyarwanda urunuka, kumugirira nabi, gusahura, kumutwika ndetse no kumwica. Hanyuma rero muri iyi minsi iyo ukurikiye ibiganiro mbwirwaruhame cyangwa se imbwirwaruhame z'abayobozi batandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ntuburamo imvugo z'urwango ndetse n'ubutumwa bisembura abaturage ngo bange bagenzi babo. Kabisa ni ikibazo kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda muri iki gihugu cya Congo, ni igitutsi cyane kuri leta, cyane yuko umuyobozi wese w'igihugu cya Congo agushishikariza kugirira nabi uwitwa umunyarwanda wese ahava akagera kumwanga urunuka. Ndetse abayobozi bakomeje kugenda bashishikariza abaturage kwirara mu maduka y'abanyarwanda, kubagirira nabi, gufata ibyabo byose, kubasahura, kubatwika no kubica waba akiraho. Mu by'ukuri ni ibintu bitari bimenyerewe cyane kuko iyi myaka hashize imyaka 28 mu Rwanda habaye icyitwa jenoside yakorewe abatutsi. Ni hahandi ubuhigwa ubwoko runaka abandi batuje mu by'ukuri bari mu mahoro, ariko ugasanga wowe bitewe n'uko uteye urimo urahiga bukware, urimo urahigwa bukware ngo wicwe. Ni ikibazo mu by'ukuri, ni ibintu bitumvikana cyane. Hanyuma rero nk'uko mumaze iminsi mubyumva, hari umusirikare w'umukongomani uherutse kwambuka cyane ku mbaraga maze ava ku mupaka wa Congo ajya ku Rwanda kurwana, ndetse yambutse afite intwaro anarasa cyane, baza kumurasa birwanaho arapfa. Aho ngaho rero icyo gikorwa cyakomeje gusembura abakongomani benshi, nyuma y'aho bamwe batangiye kujya bajya kuri za bariyeri cyangwa se ku mipaka bagatera amabuye abapolisi bari bari ku mutekano w'u Rwanda. Mu by'ukuri hambere nyine umupolisi mukuru yarihanukiriye asaba abaturage gufata umuhoro bakarwanya abanzi babo, ati buri wese nashake umupanga cyangwa se ikindi cyakwica umuntu, iyi ntambara nibe iya rubanda. Yes, uwavuga ko witwa umututsi cyangwa se usa nabo afite ibyago muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ntiyababeshye n'ukuri kose. Ku mbuga nkoranyambaga ndetse guhiga abatutsi bose niyo ntero. Ikibabaje cyane ni uko himitswe umuco wo kudahana kubabikora. Ejo bundi witwa Jules Karubi Munyere warizwa mu rubyiruko rw'ishyaka UDPS rwa Perezida Tshisekedi ari ahitwa Parlement Dubo, yareruye maze ahamagarira abaturage kwica abatutsi no guhiga uwo ari we wese ufite izuru rirerire. Aya magambo yibutsa neza ayakoreshwaga na radiyo Rutwitsi cyangwa se RTLM mu Rwanda. Hari abasanga nakomeza azabyara indi jenoside mu karere k'ibiyaga bigari. Yes, hanyuma rero
yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane niko yaje nayo. Nuko hari uwitwa Makoromabela, yes Makoromabela ati Nilotics, yes abavamahanga nta mwanya bafite mu ba bantos cyangwa se abari bantos, agomba kwica nibura nilotike umwe mu buzima bwe. Yes, hanyuma rero nakubwiraga ngo iyi ni Umutakatifu, njyewe nitwa Jesse nk'ibisanzwe. Komeza ukandi subscribe ndetse ubane natwe kuri Instagram ndetse na Facebook, hose ni Umutaka TV. Amagambo yo kubwira abavuga ikinyarwanda ko batazabashije kubica ku mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, ngo babamare bagategereza ko ava ari amahirwe yo kubamara. Yes, aya niyo mahirwe yo kubamara kuri ubu ngubu. Njyewe nitwa Jesse, iyi ni Umutaka TV rwose. Nakubwiraga ngo ni jenoside neza nk'iyabaye mu Rwanda igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Amagambo rero akomeye cyane niyo ari kubwirwa Abanyarwanda. Hategetswe cyangwa se hanzuwe yuko mu maduka y'Abanyarwanda agomba gusahurwa, ndetse bagashaka amapine y'imodoka bakabatwika, bakitwaza insase mu nsengero aho bagenda hose, ndetse bakabasahura. Nitwa Jesse, iyi ni Umutaka TV. Komeza ubane natwe ndetse unakore subscribe, like, share na comment, ibintu bikomeze kuba neza cyane. Narindi kukubwira amakuru y'Abanyarwanda bari muri Congo, nkubwira yuko ari ibintu bitoroshye mu by'ukuri. Yes, ibiganiro nakagaruka.